Yes, reka tubasuhuze mwese bakunzi ba Kamanzi Official, tubifuriza gukomeza kugubwa neza aho buri wese aherereye. Abari mu minsi mikuru mukomeze kuyishimira, kandi abitegura gusanganira umwaka mushya namwe buri wese akomeze kuwitegura uko bikwiriye. Tugarutse mu biganiro n'amakuru kuri Pi Network. Uyu mwanya nkaba nifuza yuko twaganira ku bintu bitatu ngiye kubabwirwa. Wowe rero ukurikiye iki kiganiro sinatinya kukubwira nti uri umunyamahirwe numenya ibi bintu. Mbibutsa yuko kuwa gatandatu dufite amahugurwa hariya mu mujyi wa Kigali, amahugurwa kuri Pi Network. Ubwo ni ku itariki 28 guhera saa 4. Tuzahugura ikiciro cya mbere, hanyuma guhera saa 7 duhugure ikiciro cya kabiri. Amahugurwa rero tubahuguramo kuyitabira n'amafaranga 2,000. Hanyuma ibi bizabafasha ngira ngo ntabwo nabisubiramo cyangwa se nabibanyuriramo. Ibyo duhugura ni ibiki? Cya mbere, isomo rya mbere dutanga ni uko wakwiyandikisha muri Pi Network nta makosa agiyemo, ndetse tugakurikizaho uko bakora verifications no kuzuza mainnet checklist. Iryo ni isomo rya mbere. Isomo rya kabiri ni ukumenya ibiri muri dashboard ya Pi Network hariya tumayiningira, ndetse nuko babyuzuza. Harimo ururimi, kumenya ururimi Pi bakoresha, hari chat, hari security circle, hari referral team, hakaba mining rate n'ibindi. Isomo rya gatatu nuko bakora KYC, hanyuma tukinjira muri wallet, tujya kwishyura cyangwa kwishyurwa, ndetse no gukora lockup, ibyo twita lockup ya kabiri. Ibyo byose bikuye mu isomo rya gatatu. Buri somo rero rukishyurwa amafaranga 2,000. Kugira ngo rero muyitabire ni kuwa gatandatu guhera saa 4. Isomo rya mbere, abambere ikiciro cya mbere tuzaba dutangiye, hanyuma tuzaza izo saa 4 kugeza saa 6, azaza saa 7 kugeza saa 9. Reka twikomereze ikiganiro cya none. Aha ni isomo naryo. Hari ibibazo byinshi, turashimira abantu benshi bagenda babaza kugira ngo barushaho gusobanukirwa. Tujye kuganira ku bintu bitatu nkuko nari mbibabwiye. Contact zacu ndaza kuzibabwira. Ni uburyo bwo kugarura konti cyangwa se account ya mbere nari mfite muri Pi Network, nkaba ntibukaga password yayo ngo mbone uko nayigarura. Bayigarura bati. Icya kabiri ni ugusiba konti itagikenewe ya Pi Network. Bayisiba bati ku buryo bitangiraho ingaruka, turabibabwira. Icya gatatu ni ugukosora account ifite amakosa igasubira ku murongo nk'izindi account. Bigenda biti. Reka duhere ku cya mbere, kugarura account ya mbere ya Pi Network. Ubigenza utya. Uburyo bwa mbere ni uko uba wibuka nimero ya telefone wandikishije muri Pi Network. Icyo ni cya mbere. Iyo ugezeho bakubwira continuous phone number, niyo ushyiramo nk'uko amategeko n'amabwiriza yabyo ari. Hanyuma ukaba unibuka na password. Kwibuka nimero gusa ntibihagije, ahubwo na password. Ya password winjireho muri Pi. Iyo utabyibuka ukora kimwe mu bintu bibiri. Uhitamo kimwe. Ukora handi kuri continuous phone number, bageraho bakubaza password ukaba utayibuka, ureba hepfo aho bagusaba gukora indi password, ugakora indi password. Iyo wakoresheje umurongo wa Airtel Tigo ushyiramo amafaranga nibura 100, kubera ko aho bagusaba kohereza message hagenda amafaranga 79. Noneho bakakwemerera gukora indi password, then ukayikora, ukayikonfirminga nkuko amategeko n'amabwiriza yabyo ari, bikakugeza ku gusubira kuri konte yawe.
iyo ariko wakoresheje umurongo wa MTN, ubu ngubu twakubwira yuko bitarakunda, ariko mbere byarakundaga, kandi n'ubu hari amakuru yuko barimo kubikemura, biri hafi, turacyategereje aho bigeze. Hanyuma iyo ntibikunda, iyo rero bidakunda warakoresheje umurongo wa MTN, ntibikunde ko ukora indi password, ubwo turi bunyure cyangwa se utibuka nimero ya telefone wakoresheje, umurongo wakoresheje n'uwihe company, tunyura ku cyo bita continue with Facebook. Iyo unyuze kuri continue with Facebook, nta kindi ukora, ushyiramo Facebook yawe, ariko iyo Facebook yawe ikitonderwa igomba kuba yarahujwe na Pi yawe, na Pi network mbere. Kuvuga ngo niba ari telefone yatakaye, niba barayibye, niba yarapfuye, niba warakobaganye ukabikuramo kubisubizamo, iyo Facebook igomba kuba yarahujwe na Pi yawe. Iyo rero ibyo byose mbabwiye bitakozwe, kugarura iyo account ntabwo bikunda, ahubwo bituma utangirira kuri 0 cyangwa se kuri 1 iyo winjiriye ku muntu. Ubwo rero mbere yuko tugufasha kugarura konti yawe, tubanza kugusobanurira ibyo bintu, hanyuma tukinjira mu gikorwa wumvise neza ingaruka ziri bubeho igihe ibisabwa utabifite. Niko benshi cyangwa se bamwe, ariko ntabwo ari benshi cyane, ni bake, niko bamwe bijya bibagendekera. Rero nawe ngwino tugufashe, kandi nibidakunda ukihangana, ugatangira mbega bundi bushya, nta kundi byagenda. Amahirwe ufite nuko noneho tugukorera konte nzima idafite amakosa. Icya kabiri, gusiba account idakenewe ntibikugireho ingaruka. Bigenda biti, hari abantu benshi bagiye bagerageza kwinjira muri Pi, ariko bagakoresha uburyo muri make babikora inshuro nyinshi, ugasanga arabikoze biramunaniye, arongera ahinduye nimero biranze, gutyo none ugasanga arasa nk'ufite konte nyinshi ariko atasobanukiwe ibyo yakoze. Muri make ukisanga ufite konte za Pi zikwanditseho nk'ebyiri eshatu se, gutyo. Noneho icyo bisaba rero ni iki? Niba ufite wenda konte ebyiri, bamwe bakunze kuba bafite nk'ebyiri, uko ubigenza ni ukuhe rero? Niba telefone wamayiningiyemo uyibuka, gerageza ushake iyo telefone uzi ahantu iri, gishake usibemo email wakoresheje. Icyo ni kimwe. Kandi niba iyo Pi ikirimo uyisibemo. Icya kabiri nuko niba iyo telefone ikirimo iyo Pi, winjiramo ukayifungura ugakora icyo bita sign out. Ariko sign out nujya kuyikora bizagusaba gutakaza, hari Pi zizatakara cyangwa se bazagukata wamayininze mu masaha 28 ashize. Rero uburyo bwiza bw'uko bitakugiraho ingaruka, genda usibemo iyo application muri iyo telefone, usibemo na email wakoreshejemo. Ibi bizatuma byo udatakaza izo Pi. Ariko iyo ushaka gusiba ku bushake iri muri telefone, ushaka gushyiramo indi, tuvuge wenda urashaka gukura iyo konte muri telefone irimo, ariko ugashyiramo indi konte, icyo gihe ni itegeko bizagusaba gukora sign out, cyangwa se ukuremo iyo email. Icyo gihe nuko iyo email yawe wayisizemo. Ariko niba udashaka gusigamo na email yawe kandi ntibikugireho ingaruka, fata iyo telefone ubanze usibemo iyo email waregistarinze muri Pi. Numara kuyisibamo usibe n'iyo application ya Pi. Icyo gihe Pi yawe irasigara nta handi hantu iri kereka muri telefone ugiye kuyishyiramo. Email yawe nuyishyira mu yindi telefone, urabuga none ugashyiramo ya Pi yawe nanone ukayidownloading ukayishyiramo, urabugaragaje yuko ya email yawe nta yindi device iriho, nta kindi gikoresho cy'ikoranabuhanga email yawe ibarizwaho, ni muri iyo telefone. Uraba ubyimuye kandi bitakugizeho ingaruka.
ayo navuga ngo ni amayeri yandi twavumbuye mu gihe uburyo twabwirwaga na core team mu mabwiriza bwo bwadusabaga kugira ibyo dutakaza. Noneho hano ho ntacyo uri butakaze. Reka ngasubiremo neza kugira ngo ntabivangavanga byumvikane. Telefone yanjye nyimayiningiramo, harimo email yanjye niyinjiranye muri Pi, kandi harimo application mayiningiraho. Kugira ngo rero nshyiremo undi muntu nuko nkora sign out, nkagaragaza ko uwo mwanya Pi yanjye itarimo, hanyuma na email yanjye itarimo. Icyo gihe mba mvuye kuri uwo murongo w'icyo gikoresho cy'ikoranabuhanga nakoreshaga. Icyo gihe mba nshobora gushyiramo undi muntu, ariko bizatuma Pi zawe wamayininze mu masaha 24 ashize uzitakaza. Cyo ni igihombo. Icya kabiri, iyi telefone yanjye nayimayiningiragamo Pi yanjye ndabiretse burundu kuko telefone wenda ndayigurishije. Icyo ndi bukore ndakora kwa kundi nari mbabwiye, ariko twaje kuvumbura ko ushobora gukoresha ubundi buryo butaguhombye. Uri bugira ute? Ndi bufate email yanjye nyisibe muri iyi telefone, nindangiza mfate Pi na network na Pi browser na mayiningiragaho, mbisibe muri iyi telefone. Muri make iki gikoresho cy'ikoranabuhanga gisigare nta hantu kigaragaza ko gihuriye na Pi. Icyo gihe nzafata indi telefone nshyiremo email yanjye, nshyiremo Pi yanjye, nkomeze mining, ariko ntatakaje izo na mayininze mu masaha 24 ashize. Icyo nacyo reka tukiveho. Icya gatatu ari nacyo dusorezaho, gukosora account ifite amakosa. Ese amakosa agaragarira he? Ni ukuvuga ngo account yanjye ya Pi ishobora kuba irimo amakosa. Amakosa akunda kuba hehe? Ubundi amakosa abahe aba mu myirondoro winjiranye muri Pi, winjira ukayuzuza nabi, bikazakugiraho ingaruka mu gihe cyo gukora KYC. Andi makosa akorwa igihe cyo gukora KYC. Iyo rero winjiye baguha iminsi 14 yo gukosora ibyo bintu bikosa hakiri kare. Abantu b'inyamirambo barabyibuka, hari udukosa twari turimo cyane cyane tumyandikire y'amazina, nasanze bagifite iyo minsi yo gukosora. Turakosora kandi birakosoka, bagahita bagukosora bakabibona nabo bwabo. Ngira ngo barabyibuka. Noneho iyo utabikosoye uba wishyize mu gatebo k'abanyabyaha. Ubwo rero witegure kuzahangana n'ibibazo bizavuka ukore KYC byange kwemera. Kubera ko nujya gukora KYC ukuzuzamo amazina ya nyayo ukoresheje n'icyangombwa cyawe nk'uko biri, kandi mu kwa registra winjira muri Pi akaba atari ko wabikoze, ni hahandi bakubwira ngo amazina yawe winjiranye muri Pi ntabwo ahuye nayo wagaragaje muri KYC cyangwa se ku cyangombwa cyawe cy'ukuri. Icyo gihe KYC yawe barayibana. Tubikosora dute rero? Uburyo bumwe tubikoramo nuko dukosora ayo mazina igihe aho bakosorera hagihari, bakiguha ayo mahirwe. Ariko uburyo bwa kabiri, iyo bidakosoka, iyo baguhaye KYC twuzuza neza imyirondoro yawe uko iri, nuko amategeko n'amabwiriza yo kuzuza KYC abivuga cyangwa bigena. Tukongeraho no kwandikira core team tuyimenyesha ikibazo ufite no gusaba yuko bakwemerera gukosora, hanyuma bakazabikugarurira tukabona kubikosora. Cyane cyane rero iyo wamaze gukora KYC akazamo ayo makosa, nabwo nta kindi dukora, dusaba core team ko batwemerera kongera gusubiramo gukora KYC resubmission cyangwa se resubmit my KYC application. Noneho babitwemerera tukabona kubikosora kandi ukabona barabyemeye koko. Nsoza ndabamenyesha yuko kwandikira core team kubyumva ni kimwe no kubikora ni ikindi. Ni ukuvuga ngo tugenzura, dusuzuma ikibazo uko giteye,
twamara kugisuzuma tukamenya aho turi bukinyuze. Inzira twinjiriramo ni inzira zitandukanye bitewe n'ikibazo. Noneho ariko hari inzira rusange bita piporto. Icyo tunyuze hariya tumayiningira tugakanda mu dukoni dutatu ibumoso hejuru, hanyuma tukara ku rutonde rw'amagambo birimo ahagana hasi. Iyo rero tubibonye, iyo twinjiye nako tugiye gutanga ikibazo, hari urutonde rw'ibibazo byinshi bigusaba kumenya ikibazo ufite ni ikihe, ese cyitwa gute kuri uru rutonde bampaye, ukagihitamo. Iyo ugihisemo rero bakubaza ibintu byinshi wenda ntari babwire ubu, hanyuma ukagenda wuzuza. Iyo rero utanze ikibazo nabi, ni hahandi umuntu usanga ngo amaze amezi 4-5 yaranditse ariko ntibamusubiza. Wababajije ikibazo ukinyuza aho kitagombaga kunyura, cyangwa se ibyo wabasabye. Hari ugusaba, hari no kubaza. Urumva, hari ugusaba, hari no kubaza. Ari n'igihe bakwandikira ngo niba wumva tukubeshyeye iregure, to appeal, kwa appealing. Noneho igiye kwiregura wishyize mu gatego, aho wowe injira usaba, tubanyakubahwa ndabasaba nimumfashe, I'm asking a help cyangwa seeking a help. Urasaba, ubwo urumva wenda mbakompejeho uko tubigenza. Bityo rero iyo usabye nabwo biterwa n'icyo usaba naho wakinyujije. Hari igihe usaba ariko ugasaba unyuze aho utagombaga kunyura. Rero nk'umutekinisiye tumenya, twidentifyinga cyangwa se dusuzuma ikibazo ufite ni ikihe. Hakaba ubwo dusanga ufite n'ibibazo wowe utanasobanukiwe. Hari igihe umuntu ajya kugusobanurira ikibazo afite ugasanga ntabwo agisobanura neza, bityo nta anagisobanukiwe. Ariko twebwe uduha telefone tukinjiramo tukamenya ikibazo ni iki, turakinyuza kandi turakivuga dutya, tukabona baradusubije. Barahari benshi cyane, ngira ngo batanga ubuhamya. Nongere ndashima iyo umuntu ambwiye ati bampaye migration, ndishima cyane kuba warafashije umuntu wajya kumva ngo payize zirimutse zigeze kuri blockchain. Baba we wumva wishimye, uba wumva ari wowe. Benshi rero zirimo kwimuka, barampamagara bati n'icyenda cyawe na nimero 9 yabaye icyatsi. Rero nagira ngo tuganire kuri ibyo, mbabwira bimwe uko tubikora ndetse n'ibyo nawe ubwawe wakora ariko utabishoboye, kuko benshi arakubwira ati ndabyumva ariko sinabishobora. Nimuze tubafashe. Nimero zanjye ni 078 320 1418. Iyo ngiyo niyo iri kuri WhatsApp. Hanyuma itari kuri WhatsApp ariko wayihamagara nayo bitewe n'umurongo mukoresha. Ni 072 12 54 Amazina ni Tite Kamanzi. Rero nagira ngo mbashimire ko mwateze amatwi, kandi basaba ko mujya mukurikira ikiganiro mukagisoza, kuko bibagirira umumaro nk'amasomo nk'aya. Yego, ntekereza yuko ibintu mbabwira murabibona namwe ubwanyu, hari icyo bibafasha. Ariko ntimukababanebwe, murwanye ikintu cyitwa ubunebwe bwo gukurikira iminota isaha yose. Ariko umuntu afata isaha yose yikurikiriye komedi imutwara amafaranga we nta kimuzanira, akarutwa n'umuntu wafata iminota 40, 30 ndetse na 20 akurikiye isomo rishobora kumufasha kwinjiza. Ariko iyo utabikoze uba urimo guhomba, uburutwa n'utagize icyo akurikirana. Mugubwe neza.